Yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, my people, praise ye the Lord. nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yezu ubwe. Nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira kugeza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, biheshe Imana se ikuzo. Biheshe Imana se ikuzo. Himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo. Himbaza Imana. Himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo. Himbaza Imana. Aho uri hose himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo. Himbaza Imana y'ibisingizo. Himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo. Himbaza Imana. Ugitana himbaza Imana, ujya kuryama himbaza Imana, ubyutse himbaza Imana, ucyakara ujye ku murimo himbaza Imana kubera ubuhangange bwayo. Ibisingizo